byandi bakora ifarini akada iwacu baking yaradikemoye neza ibintu babimeze anniversaire amakwe navuye hari abantu bari kumpabura byarakomeye urumva nagiye kugenda misiyo nyisigira umukecuru njyanamo make none yambwiye ibintu byarahenze yarashize byarahenze n'ibiki ibintu byose ziriko keke zo zitazana akazi kuri iwacu ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ngo umuhe keke ari uko aba anniversaire cyangwa so ukeneye keke 079136 turi kumwe na Moap amavuta ya Moap isabune harakantu naguhaye gutestingeho ni kare kantu se ako muri Moap ni bakabona Christelle Saneza ese ko magnifique nawe wasa neza karuna ka Moap karuna ka Moap Milano Eme kwakiriye na Moap vodka Milano wasa na Christelle nawe wasa neza nabonye muri komentari yo kuvuga ngo marasa neza ariko nawe urabona ugashikana ariko kare ntabwo yasa na Christelle basa wisize Moap reka nko kubwira dukuze ngo yagira umusatsi ungana nk'uwanjye hasi ibintu byatake abigize pastor ese bigira pastor nanjye yibwira Karenzi ko rukubwiye ko mwasa so Moap yakuzaniye Moap Milano ni vodka mililitre 750 ariko bazi umutoto cyafata Moap tutwose umwe amavuta yo kwisiga oya ni Moap Milano iyo bayita Moap Milano uruzi ko amavuta se ko numva ikeza yazanye vodka akavodka kaneruka yazanye nako kunywa oya ari nango izi ngizi bisimeze neza ari Moap Milano bazinyanyiza ahantu hose mu masuperi marishe no mu turi kuri Mediterane batubwira ko tuvuye mu Butaliyani niba ko kunywa kameze nk'amavuta yawe karahumura neza ni kanete ya mililitre 750 karaboneka ahantu hose turi kumwe na RAYON Sports ibikoresho bya siporo byose byaba n'ibiroje mu Rwanda hari abantu bakora ibintu original bakavuga bati ntabwo dushaka bya bindi bya pirate ibiki kubera ko ari original ibindi biba bidoze hano babashyiraho zituraba abometseho zidoze iyo bidoze ni machine abari second ariko imeze gutya n'intuzo ni original ikindi hari ukuntu ibiciye gutya wayikura muri RAYON Sports zo muri KNDM ni oja abantu barabibona kabisa uzikeneye rero mu mujyi hafi ya Okapi 0782 turi kumwe na Sana Joyce ndetse na Didos nicyo bintu muri Didos yuguze amagana bishobora gutombora ibintu byinshi ugatombora amafaranga Minerval ushobora abana kwitombora Minerval abana bafite kushuri imyarema avanga ibintu byose byarahenze ariko niho hantu honyine ushobora kuba ufite ibiceri 200 nta kintu bikikura hano muri Kigali ariko ukaba watahana akantu ukagabana umwana akishima wamukubita Didos wamukubita tutu juice twasaba abana barazikunda turi kumwe na Posada hano i Kanombe Kabeza bani wowe guhagaragaje muri misiyo umwuka ariko none utangiye kandi gukubwira ibyambayeho biki abantu mwese muziranye na Eme uyu munsi uri kiganiro ntari kintu tuvugana 20 ntabwo ari kure hano uvuga ngo barakubye se mu nzira nimugoroba se saa 7:20 urumva byashoboka hari sport nta handi hantu samoya nta kibazo nta kibazo sakuregera 50 aya ibyo byo mu byo gutegereza nje ntabwo ntagira intege wisora 20 urabona nageze mu rugo ni madamu yafite ngo kubanza kuye musabaho ugomba kuba wabibaza ugomba kuba watubari muri bishi ugomba kuba watubariyemo Posada bakora na delivery wabamagara kuri 0788 ibintu biranoroshye buriya Posada twe turi kumwe nayo hariya rumva nta kibazo na kimwe gihari so turi kumwe na Ishal Company ikorera ruguru y'inkuru nziza Ishal Company cyane nziza cyane so hari école maternelle ndayisaba Fabrice Foundation abana bari kujya kwiga byana abana kwiga hano biga mu gifaransa abana bibanzerezaga ngo nize France yaravuye umujyana abana banyu bazakure vuga interuro imwe mu gifaransa interuro imwe
ndahita Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. cyangwa nagize ngo kumwe ngo je suis malade cyakoze je t'aime beaucoup ntabwo wabinanirwa batazamera nkaje mukabyara ngo cyo ko abanyabigisha abana nta kintu no gutekereza ku bantu bakuze nkatwe nta muntu wiga igifaransa ayo ngo utiga ukuze igifaransa n'ikinyabupfura kingana n'icya Ruvuyanga yambwiye ngo 14h30 turahurira mbwiye ati nisanga Yesu sasa ni 40 uzika abana nk'abana 40 abana 14 kandi samnani na 30 30 not 40 samnani igice uvuze ngo bavuga ubukwe ntago bavuga amakwe ubukwe bwinshi ni ubukwe cyane ni nkuko batavuga amaka bavuga inka nyine niko batavuga ibyaye bijyana abana ukiga mu kabyara mwe bazakore bazi France uzi ko abana bo ngubu abazi amagambo menshi aba yazi mu gifaransa kurusha ikinyarwanda umwe wanjye rwose umubwira ikintu mu kinyarwanda ngo none se ngo kivuga iki kugira ngo kimubwire mu gifaransa kimusobanurire bimubwira uti none se ngo bivuga iki papa ngo utumubwira uti mu gifaransa nuko nguko ngo agahita cyuma ariko baranabimbujije ngo wa mwana wavuze wabonye zero muri devoir akavuga ngo mbonye zero kandi ari papa wayinkoreye ubwo se abantu barase abantu amarwe ko na diplome baramwebonye bibi by the way hari kandi mu rugo kenshi dupropoza ko tuvuga France nawe nyine kugira ngo azayimenya baramwebonye oya ahubwo muzatuma atayimenya mujye muvuga ururimi mwisanzuyemo ahubwo bamwe mu kinyarwanda ngo ndacyo bagiye kwiga ikinyarwanda icyo nshaka kuvuga nuko igifaransa cyanjye kirapfuye abana ikintu mumukorera mama warakize nagize ngo ni icyawe Kigali Catering School bakorera Sainte Famille abantu batagize amahirwe yo gusoza amashuri yisumbuye batagize amahirwe yo kubona diplome hari candidat libre mu bagane bafashe bakorera Sainte Famille umuntu kuri YouTube atumye muzana byo kunywa buri gihe kigano gituma Club Objective School twaziraga kwayura Club Objective School bigisha ubukanishi ubudozi guteka byose imyuga ifasha cyane iyo utagize amahirwe yo kwiga ibisanzwe ubudozi burafasha guteka birafasha binatanga amafaranga kurusha yo kwicara mu abana turi gukurira mu kigero kimwe guteka kumenya guteka n'ibibazo baje no kubyiga atari ngombwa ngo ugiye kubikora ukabimenya bagitekera umutwaro ngo kigezwe wa muntu ariko babikeneye kubimenya so wabagana kuri 0782383033 turi kumwe na DSPA Rwanda ukeneye kizimyamoto bansaba nimero zabo akenshi barazisaba kuko ni biriya bintu birakenerwa 782 yikoresha cyangwa se 329 bagira ama CCTV camera firefighting zimiza nimero 0782 nzimo 0782 500 329 magnifique tujye duhora dusa gutya turasa neza tujye duhora dusa gutya ibintu bya R na L barimo barazana kuri YouTube ntabwo nshaka kubijyamo R na L bimwe bavuga ko bitandukanye ni bya R na L na R uziho bitandukanye mu gifaransa oya ugiye kutubwira twabwira ngo no yibukura tubwira ntabyo ndi buvuge ni umuntu arukaza wazanye mu inzani kuri yo kasuku rice wa muceruza wibaze hari umuceri ufatanye ukavuga se ngiye kurya igikoma cy'umuceri uhumura ku buryo uhumura usa neza 0782551932 wawe utunga iwawe warangura mu iduka ukawutunga ukawubona nibyo ngibyo turagenda tugaruka hari ibibazo bibiri cyangwa kubaza Karenzi na Aime ko mbere ko twamazana bamuvuze ni ibintu bibiri ni kubyo Aime yaravuze cya mbere Aime yavuze ko Adiri yavuze ko ari nibyo APR ishobora gukora birenze Karenzi abango nagabyemera kubera kuko ni ko yarabiva reka nkubwire twabonye APR ikina matchare ihuye tubona domina tubona ikina iyaba aryo tubona hari gitangira n'iki cyakabiri gitangira iyaba aryo tubona hari liste yapanzwe kuri uko yakinye ihuye bagatsindwa ariko twabonye APR ikina burya APR gukora birenze biri yes niko byemera iyo wabonye PL mukino wenda bari gutsindwa bari kuvamo ariko buryo maniere uburyo bavuyemo ibitego bitatu cyangwa bine kimwe cyanzwe
byarashoboka ko bitaba kuriya iyo ikipe iza gupangwa neza. My friend, football ni umukino w'ubwenge n'amayeri. Erere imwe ntoya igukostinga umukino. Yego. Ntiworoshe kuvuga ngo kuba Placide yaraje akajya muri axe bakaba batatu atabimenyereye. Claude na Christian bakajya ku ruhande bose. Donc ikipe yose igakina nabi. Ujya urutsinda n'aba bakrema n'aba Prince ibintu bari gukina ntago basanzwe bikina. Kumbwira ngo uraba umuratimani muri Three Back udasanzwe bikina. Duko. Nta match nimwe competitive ugeze ubikinamo. So ushobora kwiyadabuta nk'umukinnyi mukuru ariko ntabwo izo complications zabura ntabwo byabura kugora. Ahubwo icyo nari kuvuga ni juste nyuma ya match ariko umbwira ngo we yanamwegera ndabyibuka twe turi kumwe na SG muze Masabo Michel umugabo rwose w'imfura cyane. Turi kumwe na Ben Musa ndetse nyine n'umutoza ariko kuvuga ngo ngiye abati ngiye ngomba kubibabwira ubyumva akabyumva utabyumva akabyumva ati ndabizi abantu bose barabizi ko adiri match yamunaniye ati mufite impamvu nyine mubivuga gutya ariko ngereka bibabwira ati mu gihe bikimeze gutya ntabwo bizigiye bishoboka yo ikipe ya APR Football Club izagera ku byo abantu bifuza cyangwa ku byo abantu bashaka hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyo ni statement ya mbere ya adiri yo kuvuga ko APR nta itagize ikihindurwa ngubwo muri politike nta mpuzamahanga biragoye yamwe kuko yaramwe ngo iyi niyo niveau yanyuma ishoboka kuri cya kabiri rero kimwe cya kabiri nubwo ku mugani wa Karenzi hari abatemeranye nawe ko hari indi statement rero nemera yego iyo statement ya kabiri iravuga yuko kugira ngo APR wowe urayemera Karenzi nayemera Kare na Karenzi aremera kandi yaravuze ngo APR ikeneye tushe ndemera ko ikeneye abakinnyi mpuzamahanga ariko icyo nemera ngo ibyo bakoze nibyo nemera nanjye nicyo kuri la match hashobora kuba hatangwa ibirenze byatanzwe ariko muri rusange ikipe ya APR Football Club ikeneye kugira ngo nyine hatane icya kabiri sasa nashaka kukubaza adi yaravuze ngo iyi niyo APR nziza yabayeho nibyo ujya muzo yatunze ndi kuvuga nyine kuri we oya tuwe twavana kuri we ntuzireba kuri wowe we tuma muri rusange ko tuzi APR kwaze adira amaze imyaka 3 yaje APR umunyezamu ari wenda Omar wenda Pierre aramurusha kuri kabiri hari inde Omborenga fitina mu myaka ishize ntago ari fitina baratandukanye oya tukuvuga beza oya icyo kubwira cyo gukomera oya cyavuze ko oya tuma turareba ngo erema tukureba amazina y'abantu tukureba nyine oya nabyo turabireba turi kureba erema Omborenga wa myaka 3 ishize ntago ari Omborenga ubu ngubu urabyemera cyangwa ntubyemera yasubiye inyuma kuri gatatu hari umuntu witwa Mangwende na Claude ubwo Claude aramurusha urebye ukuntu Mangwende akinaga na Claude bagere kuvuga we oya ndakitimo turaganira tureba ikipe ihari ni yari hari Mangwende niwe mwiza Mangwende muri akisakinaga Manzi na Ange tubare ekipe yakinnye na Rayon Sports oya na Gor 24 kwa 2019 na ekipe ya rubungu nibura tubarisha buri umutoza reka mubwire wenda reba reka twarabonaga abakinnyi bakomeye bafite ibindi ariko tunabira mu kibuga no mu mikino ko APR kiragiye yanakinaga kare ntabwo no mu kibuga yarakinaga reka ngurugero kuko iyo APR yatsindaga Rayon Sports ibitego biri ku busa nabonye ruje iyirusha reka ngurugero ntabwo size reka twarazirebye hari igihe umukinnyi ashobora kuba afite izina rikomeye apana izina timo tura performance mutoza se ibyo mukeneye afite elements zikiri ntoya kuba komera ikagira discipline tactique iyo display tactique tumukina neza se mu kibuga reka ngurugero bakina neza bose bakoramo na Gor Mahia n'umutoza wa byamaye muri singiye akoramo Gor Mahia wagize ngo iyi ngiyi akoramo Gor Mahia ariko ntiwanahamya ko yayikuramo ntabwo biraba niba yarakoramo na Gor Mahia ubwo bivuze ngo nayo urwego mpuzamahanga oya ntabwo tuye ku rwego mpuzamahanga rwayo turarwumva icyo twari kumva ni kimwe icyo ntemera statement yo kuvuga ngo ino APR muri APR adiri zose yagize iyi ngo niyo nziza impamvu yakivuze gutyo wadukuze ko ariko tubibona ko wenda yari ikomeye wakabona ingi yari ikomeye twe tubibona dukurikije fact iri APR yari ikomeye kuko no mu mikinire ariko muri ko APR ya jewe stand yanjye ni ingi sinanagendera ku by'umutoza yavuze kuri iyo match kuko byose birapfuye kandi bishingiye kuri resultat yaramaze kubona deje yakoze amakosa arimo arashaka kuyadefanda arashaka kumvisha abantu ko impamvu za SWAT ntako batagize ikindi nibo batanze yarashatse kuvuga ko nubundi we ofete yarashatse kuvuga ko nta bandi bakinyi b'abanyarwanda barenze kuba afite
azabona ariko apana kuvuga ngo nibatunze bakomeye kuva yagera muri APR aravuga ati ngewe ikipe mfite nongo ni ikimenyetso cyuko nimba badashoboye kumpa ibyo nshaka turemenya ko ubu mu banyarwanda abafite nibo bakomeye ibyo byo turabyemeranya yewe abataka mfite abanyarwanda bari mu gihugu aravuga ati ngo nibo beza kuko ntabwo ngo wamugara ko bano bancuti abati nsubiza Nshuti na Mugunga kuri waravuga ati nibo bataka areka ni hari ibyo birumvikana apana kuvuga ngo nibo yatunze bakomeye umukinnyi burya nantoza na Ten hagashaka kukubwira ko abona Rashford akomeye kubera nabivuze ngo abona zatsinda ibitego 30 akaba yaca imbere ya Holland ariko se umutoza yafite umukinnyi ariko se nibyo Rashford akomeye kurusha Holland ntago ari byo kuri we ndakene oya ariko by'umutoza avuga nibyo na reality hari ntago ari ibintu bitandukanye ko nka Tite wa Brazil ahitamo gukinisha Fred na Casemiro nuko tuzi ko Fred arusha Fabinho wa Liverpool Fabinho ariko ntago ari Casemiro umurusha kuko Fabinho ntago akinya ku 8 Fred akina 8 Casemiro ntago arusha Fabinho se urugero Casemiro ni Scott McTominay nuko arusha Casemiro uko usanzwe ubazo Casemiro nibwo akiza azagera akina ibyo no aracyari mushasha igihe kingana gute sibu yarakiza anyine azagera akine yasanze Anthony ibyo nikikwereka ko umutoza ashobora kugira umukinnyi fitinga mu byo akina karenze ariko Anthony ahantu akina ntago bisaba igihe kinini kuyadapta ariko ukina imbere umukaseri umukaseri aba mediateur ni pair nkuko bavuga abantu bo muri axe guhita bahindura ku kanya bazi ko bakemera gutyo kuko bwambere kiyagira Eriksen yese akina ese bavanye muri munoza pre-season ise se bavanye pre-season ingero ni nyinshi duko ibyo nibisanzwe uko umutoza yakunda umukinnyi runaka kuko amuha ibyo akeneye kurenza undi muntu aka kanya n'ahantu henshi sinanakwirerwa wenda kanabitindaho wakubaha umutoza ko n'ubanze kuri urugendo turacyafite umusaruro urumva niwe bigaruka sigaranye isaha imwe me banze yes nicyo ni kuvuga so ku ikipe ya PL Football Club overview no twashakaga muri rusange nyuma y'ibyo byose nyuma y'ibyo byose kuko wabibonye nk'umuntu ujyanye n'ikipe ukagarukana nayo ukareba umukino muri rusange n'ibyaje bivugwa ni iriye somo twakura mu biri imbere kuri APR cyangwa PL Football Club bisa nkaho byatumye nongera gutekereza byimbitse intego cyane cyane iha abatoza cyane wenda kuko kare bishoboka yuko mu masezerano y'abatoza hashobora kuba harimo ibintu biri local pana bibiri international pana bibiri international kuko amazi iminsi abivuga kabisa karenze amazi iminsi abivuga twasanga byabari local kuko nk'ubu ngubu n'abantu baravuze ngira ngo ikintu cyantunguye mutaramu eto twari turi kumwe match kuva ku munota wa mbere ashobora kuba yaratashye yanasaraye kuko nakoreye match arica hirya yanjye niwe muntu wari urakaye kurenza abandi bose muri stade kugeza ubwo yaje mbere kugira ngo atinde hana hura nadiri ngo bavuga eto bura ntago twazanye yageze mu Rwanda ama 6 z'ijoro urumva noneho n'abandi bayobozi ba PL Football Club bamwe nyine hari ukuntu batabaye convince ntago bishimiye ibyo n'izo rezilita hari ukuntu batabaye convince na performance ya equipe ariko bigendanye wenda na kontra y'umuntu bigendanye nuko wenda n'intego abayahawe nimba bahawe intego yo gutwara ibikombe bya hano mu Rwanda imbere mu gihugu akaba yabitwaye biragoye ko bamujije niyo mpamvu nawe yavuga ngo nyine nimba ikipe ishaka kujya kuri international level bivuze ngo international level navuze hano izo nshingano ze za mbere uko nabyumvise akari mu nda y'ingoma umuntu wayibambye nicyo nashaka kuvuga niba si ibyo bintu bitabujya muri kontra by'amatsinda amakuru namenye nuko kontra iby'amatsinda muri kontra ngo nutayagera muzirukana si ibyo biyo condition iri no muri kontra nutayajya muzirukana ibyo nanjye narabyakina naje kujya kubyakira sinabikubwe si ibyo natangiye mvuga warabyumvise narabisobanukiwe biranumvikana ariko bikwiye no kuvuga ngo iki hari cyo umuntu reka twirenganyize ibitangazwa hanze birashoboka ko na APR nayo ibibona ko wenda intego zayo za mbere banaho n'umutoza niziri lokale kandi baranyuzwe kuko ibikombe barabitwara yes bakaba babaye satisfait birahagije birabaye so ikintu mvuga ni iki rero ku ruhande rwanjye ikipe bigaragara ko abantu bayobora ikipe ya PL Football Club n'aba sportif kuko ngendeye ku munota kuwundi ukuntu babaga bari en contact haba ku buyobozi yaba chairman ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa PL Football Club afande James buri munota buri segonda baza bimeze bigaragara ko abagabo nabo bahangayitse umunota kuwundi kandi n'abantu bari muri
n'abantu ubundi no mu kazi kabo ka buri munsi bataba defeated nyine batemera badakunda gutsindwa ibyo yo ni ikintu kiranga abanyarwanda none n'abasirikare muri rusange niyo mpamvu nanga muri champion ubona match itakara kuko nka Adili yampaye urugero njyewe cyo njyama nibaza no kuri Adili iyo urebye kuri mu buryo buri local ariya maherere ntaga yakora cyane muri champion hari abatoza tuki tureba rimwe na rimwe wenda n'impamvu APR ivuga iti aho kugira ngo tugume muri izi stress reka dustickinge kuri Adili byibuze we hari minimum y'amakosa akora sibyo ariko hari ibyo atakora iyo urebye tuve no kuri uwo mpuzamahanga tuze hano mu Rwanda hari ikipe mu zindi turetse na APR niyo kipe yindi hano mu Rwanda byibuze imaranye umutoza seze 3 reka Marine nyine Marine niyo kuzamura turareba ikipe zihatanira ibikombe na Coka yamaze 10 n'ingara ariko niyo no kweri gutwara ibikombe kandi ifite ubushobozi nyine icyo mbaza APR mu makipe 5 tureba amakipe 5 ya mbere hari ikipe byibuze imaranye umutoza seze 2 aho Kigali yongera ngo ni 5 muri sezinga polisi yazanye Rutara afite ibyangombwa byahatara afite za UEFA Pro byaranze reba Kiyovu reba amakipe aya yose reba Rayon Sports ihinduye abatoza bangaye mu gihe gitoya nukuvuga ngo abatoza ni ikibazo kandi turetse n'ibyo tujye no mu baturanyi nazo za Yanga nubwo zifite amafaranga zishora ariko buri munsi bazahinduye abatoza Simba ubu nta mutoza ifite abatoza ni ikibazo mu makipe agiye atandukanye kuri ubu ngubu so iyo ubonye umutoza byibuze uguha lo maximum y'ibyo wifuza urihangana urastikinga ukavuga uti nkomeze muhe amahirwe nubwo wenda hakoza aya makosa ariko reka nihanga nabuze ndabade bavuga ngo Adili ngo arakirita nabi ngo abakinyi batari ku rwego nkibaza mumbwire nk'umwataka w'umunyarwanda hari Adili APR tarakirisa umeze neza ariko iyo yaba ari indi deba ariko ngende ndashaka kubaza kuvuga ngo yisha abakinyi ba APR ngo basubiye inyuma mu rugero rw'umukinnyi yafashije abana bazamura urwego gusubira inyuma unagatuma ngo yishe Jacques Tuyisenge gusubira inyuma Adili ngo yishe Sugira none se Sugira nyuma ya APR agiye mu yahe makipe ya performance ati none se Tuyisenge nyuma ya APR aho yagiyeho ya performance ati none se kandi basefu kuba muri APR ntago ari ugukina rage gusubira inyuma ko yarutabona impamvu none se Jaberi umaze imyaka 3 ahetse APR aho ibikombe bya shampiyona java ko ntacyo yimariye ashobora kudropinga forme birasanzwe none se mu bakinnyi kuba forme no kujya muri forme ubukedi wa haro wamubaza nawe ubwo arabizi ko yizize sibyo ntabwo uyu munsi abakinnyi ba APR wavuga ngo bahagaze nabi ngo nango umborenga amaze imyaka 7 my friend akinira APR na equipe nationale abanzamo muri ayo makipe yombi urashaka ko aguma kuri iyo niveau bibaho ko umuntu dropinga akongera akagaruka ni ibintu bisanzwe sinibaza ko abakinnyi ba APR bahagaze nabi n'ikimenyimenyi muri shampiyona baraza bagakina uko niko kuri ntabwo nemeranya n'abavuga ngo ntaga dirigeza abasubiza icyo naravuga ni kingiki wenda gisoza no gusubiza inyuma Karenzi yaranyunganiyeho ukuze naga ari umuntu Christelle Karenzi yaranyunganiyeho ndi kuvuga ni abagabo n'abantu badakunda intsinzwi mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi koko nakazi nango na background bafite nango irabisobanura 100%. Icyo ntekereza cyo ni kimwe muri iyi format na Adili yabigarutseho nundi wese nazo twaje tubigarukaho kenshi evan kuri national level ikipe zitwara neza kuko champion mu Rwanda ashaka kuyimanaging akavuga ngo nzankina gutya twese tuzi level iriho ukaba wabikora ariko kuvuga ngo wambutse umupaka kare biragoye nuvuga ngo ngende wenda ntitaye ureke wenda dufate wenda nk'icyo nakwita nka conclusion ku ntego y'ikipe ya APR Football Club kuko nimba harimo niyo ntego kuvuga ngo ikipe ya APR igomba kuzakora ikajya gukina amatsinda
kajya kuri level nziza ku rwego ruri international muri format biragoye noneho hari icyo bita ngo umuntu abara ijoro yaraye icyo turacyemeranya weme umuntu abara ijoro nabonye confirmation ko biragoye turi gukoresha abantu ubundi bira birashoboka nyine ko bigoye ubundi birashoboka wenda hari amakipe yabikoze akoresha abakinnyi bari local wenda basha kugira muri ayo matsinda ariko ni kese zirare za zindi nyine zigoye kuba wavuga ngo byakorohera buri muntu wari we wese kuko adiriwe biri no gutuma agira ngo akavuga ati hari niveau y'abakinnyi b'abanyarwanda nyine igera nyine kabarimite ku buryo ari utuntu tutwengide ariko dupfa ibyo abyemeranyaho n'abantu bose. Yes no sasa bisa nkaho bisigaye rero sasa kumenya ngo APR Football Club kuko iramutse ifunguye kuvuga ati no sasa dutangiye gutekereza ku matsinda APR kavuga ngo turamanura abana ngiye dirira ambwe ati ngiye biramutse binabaye nk'ibyo ngibyo nta nubwo nanarekrita muri Afrika ni ukugenda nka sinarenza urumva rero kare yabiti ikipe ifite ubushobozi bani ntibarenga kuko abo mfite medali defense ni nziza no gushaka abantu umuwinga umwe undi mungu mwataka no numero 10 yambwiye ati champion mu Rwanda nagiye twara kuri journée nk'iya 20 champion mu Rwanda nese arambwira ati nk'ubu arambwira yamaye urugero arambwira ngo nk'iyi kipe ya Monastir ifite abanyamahanga batandatu s'il vous plaît babanza mu kibuga urumva ati ikipe zatupesa amazembe ziragura abakinyi hirya no hino no ngo muri format uri gutekereza ibintu bya Afrika kuvuga ngo uraza kwizingira kuri aka kagozi ka kandi buri muntu wese ukurikirana umupira bikunda ariko abantu babanze bamenye ngo intego ya APR ni yihe okay intego ngiye narayisobanukiwe uzongera umva afite nk'ingimera zambwira musobanurire akubwira intego ya APR kuko n'umutozo wese mu masezerano nyine hari ukumva ufite ingingimira barabisobanuriye kandi naranyuzwe siyakumvaga nanjye naranyuzwe naranyuzwe biriya wavuze naranyuzwe uzayambaza zamusobanura kuriya APR nabicira inyeri kandi ari urukonda mwishaka ku ndimo ndumva harimo ironi mu aya na ironi no kuri aya ntago nyagira ironi vuga ibintu biri direct ye narasobanukiwe no kuvuga ngo na APR nyine ifite intego kuba nta na rimwe yari yasezwe mu matsinda ngo yirukane umutoza nawe toza bose bagiye baca mu rubaretse na adiri na mbere ye rwose nta mutoza ari umugwi kiko cyacitse kuko ikipe yatsinzwe uko byagenze gutereka da turabikomeza kuba batarasezererwa ngo bahindure politiki kandi impamvu tubikomeza nta yindi nuko ari byo twifuzo byacu oya ni nabyo byifuzo ni byifuzo byacu ariko tuba tunumva rimwe na rimwe wenda abafana cyangwa se n'abanyamakuru babyumva gutyo twashyiraho pressure tugaprofita iyo ariko reka gutsindwa oya uretse ikindi kintu bajye bavuga reka nkubwire ikindi kintu kare reka nkubwire ikindi kintu kare bijya bivuga hari abantu bavuga indi play igitangwa kujya mu matsinda APR pressure ibaye nini bavuga ati se APR ifite umutoza witwa Jimmy Maurice yatwaye champion mu Rwanda muri sigeze gutsinda RAYON Sports inshuro 5 zikurikirana ndubyibuka muri espace y'amezi nka 3 Maurice ari umutoza ugisha banza atarabona lisansi yarayibonyera simbizi APR ifite rubona banza nayo yatwaye champion ifite amashami yatwaye champion mashami yatwaye champion no kuvuga ngo umutoza wundi ukubye nk'iciro muri rwa adiri n'ubushobozi afite n'amafaranga ashyirweho adiri urebye neza ushobora gusanga amafaranga ahembwa yahemba abatoza bose basigaye mu cyiciro cya mbere umutoza iyo umuzanye yagakwiye kuba ari ku rwego rwo gukora ibirenze ibyaho ngo bari lokale kuko nabo babikora kuko muri icyo gikombe yagitwara nicyo abantu nicyo cyacanze abantu wenda kama ngo nicyo cyaducanze nk'abafana niba expectation zari hano imbere mu gihugu muri sara gitwaye cya champion nta champion yatwaye icyamahoro icyamahoro cyagiye igikombe nyine icyamahoro yana champion mu Rwanda ntabwo bitandukanye cyane yatwaye ko umutozo w'umunyarwanda atwaye igikombe muri Rwanda biratandukanye cyane ni mashami mashami natwaye igikombe bagiranye champion n'icyamahoro muri satoza eto Japel gihe kingana gute oya nanjye yatwaye icyamahoro cyagiye bakarenzi nibo bancalenginze naragishatse nanjye ndakibura nanzi ko muri safety igikombe nzi ko yize kumara igihe atsinda rero cyane nta champion afite byo ni biro obvious ariyo indi bamutwaye bapanguriye amanota yarakuramo amanota ariko ntabwo ari wayitangiye bayakuramo uriya ni ntuza ni ziratiko
barisha biriya byose pangura n'iziratikwa bazajya minuyo ntabwo ari ikosa rya muri saririya n'iziratikwa ni ukuvuga rero iyo umaze umutoza urenze icyo abantu bibajije nabwo ati kubuze zangiza ariko nyuma yaho nabwo ubwo nabyo naje kubyumva ubwo nyine APR abafana bayo no kwikwakira ko ari ukwishimira ko iri kwitwa neza imbere mu gihugu imbere mu gihugu rero batuma bajyana ku inisije mwarimu muvugaho turimo tuvugaho nshaka ko tuganiraho uko twemwe tutayumva kimwe hari irushanwa ryateguwe ryamaze gute kwanze ry'amakipe ari big four rya rushanwa rijya riza akenshi ryateguwe n'agaciro rikaba imbere y'irushanwa rya shampiyona rigahuza amakipe abaye n'iya mbere u Rwanda ruba kuri za ku itariki ya 10 nationality kandi cyane twacu nationality karindwi n'icyenda irushanwa ry'amakipe ane ryateguwe nande ryateguwe na Ferwafa ifatanyije na Ferwafa ifatanyije n'ikigo cy'igihugu Rwanda Standards Board Rwanda Standards Board hano bitandukanye se RSSB na RSSB na RSSB batandukanye kwaye na RSSB n'ubundi ariko niyo yabaga Kicukiro niyo yabaga Kicukiro nyine n'ubundi hano niba hano imbere ya RSSB hano aho yabaga hano imbere ya station aya niyo kiri fera ariko bana ntabwo bari bari kubaka banza noza centre hajya centre neza station kuri kino kiraro n'irisa no isara hari kiraro yabiri yagiye kiraro hakurya y'umuhanda se hajya umuhanda akarere hirya kuvuga ko irangiye yose gukora ikiraro ariko ntabwo ari hari nta numva ari takiye kuko yabaga yenyize barashenye uruhande rumwe still haracyahari okay hanyuma irushanwa ry'amakipe ane iya mbere muri sezi ishize Ferwafa ivuga ko yakomeje gushaka uburyo aho yarishyira bikanga kubera pressure y'Amavubi n'iki biragorana byatumye shampiyona itangira bitabaye bikaba bifuza ko ryaba imikino ya kimwe cya kabiri ikagaragara ni ukuvuga ngo irushanwa ryaje kurangira shampiyona itangira ritabonye aho rijya ubu rero aho ya mikino y'ikipe y'igihugu ziriho Ferwafa yirangije gushaka aho yashyira iryo rushanwa ni irushanwa rigamije guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda ibikorerwa mu Rwanda binyuze mu mikino kumenyekanisha ibikorerwa mu Rwanda gushishikariza abanyarwanda nyine gukoresha ibikoresho bikorerwa hano imyambaro n'ibindi bintu Ferwafa rero yaje kumenyesha amakipe ane ariko kubera ko AS Kigali iri mu marushanwa mpuzamahanga ikirimo izaba inafite match izaba inagenda amatariki 11 yakuwe muri iri rushanwa isimbuzwa Mukura yabaye ya gatanu AS Kigali yasimbuye na Mukura kuko AS Kigali izaba iracyari mu marushanwa mpuzamahanga yes AS Kigali iracyari mu marushanwa mpuzamahanga isimbuye na Mukura iribaza nta kibazo gikomeye ko n'ubundi abafana ba AS Kigali nabo si benshi ugereranyije n'abamukura ntago bitandukanye ariko Mukura bafite Mukura urusha AS Kigali cyane ntago ugereranyije koko ntago azigereranyije professional AS Kigali ifite batatu AS Kigali si Joseph na abayingana nande nibo bafana bawe ni nka batatu Mevesira bafite Mevesira afite no ko ari igihe nabo biburira neza n'ibya maze kwimura inteko inshuro 10 na zinga ariko bataraactive ntago baraktive ariko bashobora kugaruka buriya n'amafaranga ndetse Kiyovu ntari bamaze iminsi barabuze ese ko nabonye ihuriro abafana bari barimo AS Kigali yari yakubise birabyo twarabivuze impamvu byagenze bite yatanze nyine amatike se y'ubuntu abantu bakaza ko byari ibice 10 yabageze babikoramo okay irushanwa rero ni amakipe ane ubusanzwe mbere y'uko tujya ku mukino w'igifite
umusore wari Rayon Sports APR hasigara amakipe ariko amakuru umwe muri Ferwafa mu kanya nuko APR nayo yitwahereza yamenyesheje Ferwafa ko itazaryitabira bagomba gufata ikipe polisi ubone hagati ya polisi na Musanze abari Musanze niyo gatandatu ako se ubundi Musanze na polisi cyokora wenda izina polisi ariko abafana Musanze se buriya niba ni benshi ariko polisi ifite polisi iraremereye ariko still ubwo baba bayihohoteye Musanze niyo ya gatandatu ubwo niyo yabaye yakanga kuki batashyizemo nka Gasogi Gasogi niba yabaduteje abantu Gasogi yanjye Gasogi yawe se bazana ikipe ya 10 ya 10 se Gasogi yakanga reka tubwire itegeko bagenderaho ni shampiyona bushize ariko ubu twanareba nuko bihagaze ubu ngubu erega kuko iri aho hafi bakapfa kubikubitamo mirizo za polisi nazo ko bihagaze ubu sinabwo ukuntu Arahiri yagiye gukina Champions League Pyramide ari habaye kabiri mu misi ariko nareba ukuntu Juvenal twavuganye wazakina ambira ko ari tayari no kuritwara Rayon Sports nayo iri tayari muri Rayon Sports bari tayari kurikina no kuritwara Mukura iri tayari ubwo urumva barashaka ikipe ya kane niba itari tayari ariko se icyo nibazaga twavugagaho nyine APR nyine kuki itari tayari twe turi kuvuga muganga ngo nubushize Rayon Sports yashatse kwanga gukina APR kutaba impamvu Ferwafa ivuga yabahaye abakinnyi bacu barananiwe rero impamvu sirumvikana bazakina match urumva APR iravuga yes baje ariko tubanze twumvikana mbere yo gusobanura n'izo mpamvu za APR icyambere nuko itarishaka nyine nicyo turi kubigarukaho turi kubigarukaho sino kutarishaka yo icyambere wenda ibihembo byo nyana biti ibihembo byo byihore iyo nkurikije uko mbibona shaka kuba yanze gukina n'abakeba yanze gukina Rayon Sports bino minsi ntago ari umukino wagishuti ni competition iri muri mood itari nziza yo gusezererwa zirushanwa nanjye natekereza ko ahubwo yanze gutsindwa nanone byongere byongere pressure ku ikipe ziba zimeze ntacyo tubyara ariko ni competition kare umuntu wananditse sport yuko mu shonga ry'agaciro cyage nabo yabakora uburenganzira bwawo nicyo byo yari yose ari mu tuvugisha ukuri biba bifuye nyine ibindi biraza ukabona biryoshye ntago harimo kugana kuko abantu babivuze ngo zijyemo zombi tuzirebe niba ngombwa zihuriye ku mukino wa nyuma abantu buze ko ni match clear hano mu Rwanda ikipe yose ikora ikintu nizemo urumva ubusanzwe hari motivation hari icyo bita motivation ubundi tuvugishije ukuri ikintu cya mbere jewe ntemera nubwo atari impamvu yo kutitabira irushanwa harimo amaterisme y'urwego rwo hejuru ibyo harimo ubwa amateri bwinshi kitabarizi umukino mufite mu match mu kwezi kwa 12 shampiyona izagaruka ku itariki 10 oya bazaba
navugaga igihe muri satsinda ntuzo uyu mu Burundi watozaga Rayon Sports yitwa ngo iki bakinnye imikino 5 Masudi imikino yari ikurikiranye bakinaga mu gihe kingana iki uziko ikintu mu byumweru